ubwo nyikubita amaso yarambonye umukobwa wanjye avuye i Kigali yangigeraho umuhungu iri kumuvugisha ubwo mba ndaje ndirukanse mu gihe nkigera hariya ngarukanye na gasore gutya mu gihe tukigera hano injere kandi turayibura ubona hangatwe tudakaza reba nawe imbwa imwe imbwa ebyiri mu rugo iwanjye haje kugira twaje kubasura aha ngaha mu rugo iwanjye Abasha kureba gasaro. ndaje mbaza Imana Abasha kureba gasaro. hahita nirukanka gutya injere kandi nkayisiga hari inyuma ntabwo ari uko nguko nirukanka banza ko peteze Uretse kazarusenya noneho ra uzi ko yasaze. Baniruke njye kuba. Mbonye amakuru. Banirukange. ubundi abahungu bo muri karitsiye n'ubundi baza banerekana umukobwa agiye ibintu gusa ryazongere gato yagaruka ngiye utabaza uvuze n'urya bigenze ubundi gato ubundi wewe warasaye umuntu yirirwa atabaza ngo mumutabare njye nari kumwica gusa ubundi ubaye irangigira ngo ni Juma ntabwo yateye abakobwa batatu ingegera y'umuhungu se cyangwa y'imbwa imuseka reka nkubwire ihenze wa mukobwa wanjye avuye i Kigali ni Imana inkoreyemo ngo ngende mfate injerekani njye kuvoma sanga hariya kuri iriya voka hariya buryo uramufite se wa mukobwa wanjye rega ubu yabaye igisupusupu yabaye igisukari none manutse nsimbuka kuko umanuka nyerera nzamuka nkunda kubagurutsa uko nkubatse no kukimu ari uwo mukobwa nje kureba wawe ngewe reka nkubwize ngewe numumfatira uzamu akusuma umuntu uko kazabigenza cyakoze iyo mufata urumva ngewe iyo mufata nkaba mfite nk'iyi nkoni urumva usibye ikintu nari gukora nari guhita mvuna amaboko urumva nkavuna n'amaguru ye yirukanka urumva byagera ku mutwe nawo nkawuvuna n'umutwe nari kuwuvuna urumva nanjye ngahita ngufashe ngahita mutera hasi neza neza reka nkubwire jewe ngiye kuzakubita aya mabandi yo muri uyu mudugudu gihaye kuzajya jyana abakobwa ubuzi ko wasanga n'amafaranga yarakwiye i Kigali nayo wasanga aragiye kandi iyo ngegera Juma ngo niyo yateye na wa mukobwa wahariye hirya ngahoga umwana wawe yaramufatiye mu nda gahibaza umwana wanjye ameze atya ngo yatewe inda na Juma ngo bimeze bite ariko yabaye mwiza pe reka nkubwize ukuri usibye Imana yonyine umutabaye jewe mufata mwari kumva urupfu rwe rubitswe kano kanya urumva kuri radio kibazo si wabafite ahubwo igiye kureba n'injerekani yanjye dore nanjye no kuvoma wazo uryo rugiye no kuvoma nanjye no kuvoma rero tugenda narimo ngwerekeza ubundi akuse kujya utaba wangize nk'umuntu wawe ku buryo wajya umufata ukanagendana no kwikofa ariko se ubundi wowe igihe umuntu aba yatabarije nawe reba igihe uba utabariye kweli reba igihe nawe uba utabariye ubu nge nirukanse ngere piriya hose ndongera ndagaruka none dore igihe nawe utabariye gusa nanjye nari nyiri muri tuwarete aho yahinze umukobwa wanjye cyakoze wenda tujyamo tujye kureba ibibazo umuki umukobwa wawe ariko iyo utinyutse ukavuga uriba ubundi uba ushatse kuvuga yewe tutazapfa ubusa abakobwa banjye dore bararuruma utazatuma nawe dore twiri nawe ugacupa sura kanya nyine utazatuma twiruka tubarangura kuri uyu musozi hose ngo ngende kukwirukanka ariko njye warabizi kuzatugenda mu mvika izina ry'Imana n'uretse tuvuga ngo gacupa ubundi urakangurira nta kibazo numfatira iriya mbwa ngiye ukamamagara iriya mbwa ngiye kazarusenya dore ngo ese ntabwo ubizi nk'umuntu wanjye ko nshobora kuyifata ngahita nyigukaragira ngahita nyiguterekera mu rugo nta kibazo wowe umuzankorera icyo kintu ubundi ako gacupa ariko karahari ako gacupa karahari nta kibazo wowe ugomba kuyishakira njyewe rero nkubwire wasizemo n'agacupa noneho agacupa karimo ako kanya nshobora no kwifata urabona nta myenda kaba kambaye ngo kakuye i Kigali ndabizi ngo kakuye i Kigali cyane
yemwe abo kwa Kazarusenya urihe umugabo wawe yasaze ku mugaragaro nari nsanzwe mubona ariko arasaze Kazarusenya umugabo wawe arasaze abagore b'iki gihera umugabo wanjye se umuhinda umusazi gute wa mugore muranyumvira amagambo y'aba bagore bo muri quartier D kandi mama nubundi umugore gagira amagambo utamagambo ntabwo ari amagambo nese Kazarusenya se mbonye n'ibikote n'ibigofero hirya iriya niwe mbonye ngenda mwiboneye uziko asanga ubwo ngubwo ari papa koko kagira umwana wanjye umva reka nkwihorere reka nigendere hato Kazarusenya atava hansanga ahangaha ibintu ugasanga bibaye genda amagambo ariko akantu wanyemerere uzakamadare kuni none nejo agakisi kandi nge nzabo gaho ndeba duturutse hariya ndeba injerekani yanjye ndayuzi ngene nasize injerekani yanjye gusa urugogo umuntu azajya yishyura amafaranga y'umutekano kuva ngo yihamwe kuko n'abantu babwirukanka ne bumujyane n'ikibi bintu bivuga nahindutse nese kari we wahindutse warahindutse sugo wagira ngo uri umuzungu Yesu we nyagasani umuntu aba yabyutse reba ajya ibintu guhinga ukenyeye si ubu nk'ibi bintu koko icyaro cyacu cyaratwije neza none se ugiye he ugiye mu rugo turavugana ku mugoroba nibwo wari ukiza se nyagasani ariko noneho wagira ngo uri umuvaburayi neza mana yanjye noneho Kazarusenya hari umuntu uri bumukire mbega amabuno mbega amaguru mbega imisatsi mana ya ntawe uri bumukire none injerekani nsize ahangaha kano kanya kuko ngiye muwigirwe nawe ahubwo wowe uribeshye nta njerekani wigeze uza ahubwo wowe wasubiza amaso inyuma niba uri buyakatishe gutya niba uri buyajyane imbere gusubiza amaso ureba hari injerekani yawe hano ugize umusazi ute injerekani nyiterekeye hano hahita nirukanka gutya injerekani nkayisiga hari inyuma ntabwo ari uko nguko nirukanka ibuka neza wari ugiyeho ubu nandi kwirukanka kuri iyo mbwa nyine nakubwiraga dore nagiye kuvoma dore namanutse kurya injerekani aho uyisanga reka mbanze ngiye injerekani nyisize hano reka turane mwe makote n'abana ariko se mwabagabo mwe mwabuze iki ko mbona umwe ngo naha undi ngo ni hariya bundi nawe namusa nk'ababuze ikintu subizi ko uri umuturanyi wacu injerekani nanjye umva subizi ko ari umuturanyi wacu utuye hano ariko njyewe buretse gatoya gasore mvuye njyewe mu rugo nje hano ngiye kwivomera amazi kagira inkuru ntereka injerekani hano ubwo nyikubita amaso yarambonye umukobwa wanjye avuye i Kigali yangegeraho umuhungu iri kumuvugisha ubwo mba ndaje ndirukanse mu gihe nkigera hariya ngarukanye na gasore gutya mu gihe tukigera hano injerekani turayibura ese gahomba barumbiza iyi injerekani koko bazongera kuvuga ngo ugende yishyure rwose umutekano nabivuze ngo ni bya Tereza aha ambareke nigendere wiki aho ni mushake na hariya hepfo murebe ko mwayibona murebe na hariya ruguru mu hariya mu cyangwa niwo wayitujyanye gaho genda n'ubundi abagore b'intanganda mugira amagambo mba mbanze rero nkubwire uri bugukire bw'umukobwa yavuye i Kigali oya nagenda n'ubundi n'umunyamagambo ubundi si yavuye umva rero nawe nkubwire iyo tugiye kujya inama nk'abantu b'abagabo urumva abantu b'abagabo urabizi ko mfite umugore ukaze urumva ndamuzi namuzi Suzana ngiye buriya nubwo ariko akazi turenze urumva rero tugiye kugira ute ugiye kuvuga ko agize ikibazo mu nzira injerekani bakayinyaka ntuze kuvuga ko njye nayibuze ubwo se mvuge urumva uze kuvuga ko nayigutije urumva ahubwo uze kuvuga ahubwo ariko uducupa tubaye tunywa ariko nta nubwo ubu ngubu ngiye no mu rugo ariko wisubira yongera utahe n'ubundi usubire mu rugo turagura nimugoroba njye ntabwo ngiye mu rugo iki gihe yanyica urura mugore wasanga utamenya n'ibintu avanye kuko butene mbonye ari kuva hariya muri iriya genda ahubwo turi buze kugaruka sibyo sana hari ibi sana kibazo
namubonye njye namurebye amaso yenda kumvamo. none se tugiye ryari umva ejo mu gitondo ngewe tuzazindukira ejo mu ibyejo ni gitondo ibyejo barabejo tujye uyu munsi ahubwo ngira nisabira ku mugati aka kanya kuko mana yanjye tugende de gushaka uburyo nifunga kabisa ku buryo nanjye se nambaye neza tugiye nambaye neza kabisa rwose wambare neza bya tugende tujyeyo tugende kabisa tugende nduremo agapira kanjye shaka kabisa rwose ku buryo agapira gashyashya wala ngene namujyanye tugende none kabisa rwose. Oliva mwana wanjye nzanira amazi yo gukaraba intoki. Karama mama ngo nzane iki? Amazi. Garaba mu ntoki. Yasa. Hereza mwana wawe dore n'ubundi nawe sigara. Sabuna yaje. Mwana wa uraho neza mwana wa usikaje ubundi twakuvugaga amakuru mwana wa nzaraje narimba kumbuye uraho iso yari yaranjengereje mwana wa ngize amahirwe uguje umva uraba byumva usigaye umeze neza wanateye n'inzara yambaye n'impeta disi wanzaniye iki se wanzaniye iki umugati yewe urimo hano yewe kano gashakoshi se nanjye sakampa mwana wa injiza ya mazi ndambura reka nkabanza reka nkanire reka mbanze niba rese va mu nzira yicara mwana icara umbwira amakuru y'i Kigali dore wabaye mwiza mwana wanjye amakuru ni meza mwana wa uraho umeze ute i Kigali mumeze mute ntawe nta kibazo ndakubona warahindutse mwana wanjye we nari ngukumbuye ntabwo wabyumva nanjye narimba kumbuye umva sinaryamaga sinasinziraga dore uyu murumuna wawe yarasaze ngo we bashaka kugusanga Kigali koko se uri ikanzu nziza nanjye nshaka kujya i Kigali bana ubu murabona mwese mwasiga mukasigira kazabisenya nkamushobora wamushobora usanze hano mwacitse igikuba byagenze bite mwana ubu ndabikubwira mubwihereye ngeze hehe iby'uru rugo ko bimaze kunanira iso arananiye ubu ngubu umva yarasaze asigaye yarasaze yarirutse ku musozi utiki ko nasize papa ntari birye yahinduwe n'iki byagenze bite atagasoza ukuntu papa ari umuntu mwiza ajya kuzana inkwi hirya iwe mu ishyamba akajya kuvoma hari hepfiriya akaza agateka tukaryama tukamara nanjye mperuka ari umuntu mwiza umva yarahindutse yabaye umusazi dore agiye kunsaza nanjye niruke ku gasozi kagira inkuru karitsiye yose abagore bose bahoraho reka nguhe inkuru rero imeze itese kandi ndaje mura n'umusore hariya hepfo gasani wowe ese bite byawe ubu ntabwo guhoberana byemewe aka kanya wibagije ukuntu wamuhoberaga mwana tukiri abana mwana ntabwo nabyibagiwe ntabwo wabyibagiwe none se kuki wanze kumubera ngo nuko uvuye i Kigali uvuye i Kigali nyine mbese urabona dusa ngo uherutse uri umwana ibintu byo warakeye kabisa oya ntabwo ndi na n'ubu sindabyemera ko ari wowe rwose ntabwo ari cyane oya urarenze kabisa nahinduye ubuzima none niyo mpamvu wanze no kumubera cyane icyo utabona ni iki ukazarusenya none ntabwo turi bumukire muri karitsiye ahubwo se ari mu rugo papa ntabwo mbizi mpanyuze nimanukira nimba ariyo simbizi ariko ujya wibuka uri umwana ufite amabinga angana gutya mwana erega nta bidahinduka kabisa none se ubu ni Kigali yaguhinduye gutya mwana ntabwo ukunda uduhungu dufite amagambo apfuye mbese nta n'ibiceri uzanye ngo basi unangure n'akantu mwana biceri ntabwo byabura gasiro fatira iyo mbwa nyenye kubita umukobwa wanjye uriya si papa uri kwirukara yampaye wahore fatira iyo mbwa umukobwa wanjye yavuye i Kigali rata mwana genda sigara mu rugo bando wapitingegera ukase izigegera n'ubundi zimarira abana Tereza ntiyambwiraga ibyo byose umbwiye nkamuhindura umusazi sinamushwishwirije ntigenda ni amagambo none nawe ukaba wabyiho ubwo urumva ntari papa wawe nyabaki urumva atananiye kazarusenya ariko uko byagenda kose ni papa wanjye ni papa wawe ariko urumva atananiye mwana we ubu suru n'urushaka
kire kuyanduje nkamubona tu niba sitero yanduje nta bwenge ugira amana bwenge bwawe wajyana bwari mu gakoro waje nkamubona tu ako ntabwo yari cyane umva rero ibintu by'inda yawe byo gukunda ibyo kurya ariko no gahunda tugiyeho urayizi umwana ariko nanjye urabizi ni umugati sabizi ikinyange ari umugati wowe tugende umwana bamuguhe yewe ntugire ikibazo we jya banza uzamuye neza Steve bya bintu bya byo gukunda ibyo kurya no njyewe ngiye kwiruhura ariko mwana urasuzugura ubu habona kwinjiza n'intebe wari wicayeho abana barananiye umugabo arananiye inda mbi ugira ni umugati sawa ndetse ko nanikoraho urabona uburyo nanjye ariko urabona nifunze vipi kuko usubika ukuri ndebere ko ari yo urugati rurambitse hasi ruhari ibyo nibyo nari ngutuma bane hari mbonye urugati runini bya hatari kubw'inda nyumvire inda yakunaniye nyamuni urugati runini burya kuko bajya bavuga ngo umuntu kuko mu byo bamwakoze kuko ubwo ibyo nyene nari ngutumye ku inda nini yakunaniye suwe uzi ukuntu rungana umva nari ngutumye ngo ugende ndebere ko ari cyo ariyo ariko uramubonye cyane kumubonye ariyo ariko hariho n'urugati runini bya hatari kandi urambitse hasi nawe ariwo niwabara kurubona maze kuyaga batangiye no kwiterera kandi namubwire ko inda yakunaniye nawe ibyo nibyo byatuzanye Oliva Gasara arahari arahari wamubwiye se ko mushaka kamubwira azi Gasaro baragushaka b'abahungu barangera dore b'abahungu nibo bagushakaga aba abangaba ni wowe ushaka uranshakira iki ariko igira hirya utambye ukagira hirya uranshakira iki ntegera hirya igira hirya shaka waseka umva igihe wagendeye cyose kuva kera na ariko umugati ko mbonye muyisohora muyimena imigati yashize nawe umugati ko umuntu wabonye mwazanye myinshi kuri imigati yashize pe imigati mbonye mwazanye imana mperuka umugati 2010 ariko reka nkubaze ubundi papa wanjye uramuzi ndamuzi kabisa nta nubwo yakwemera ntabwo yaguha umukobwa we ase ujye uvuga ngo kazarusenya ngo atamu umukobwa barakubeshya ubona ahangaha twe tudakaza reba nawe imbwa imwe imbwa ebyiri mu rugo iwanjye mwaje kugira gutya twaje kubasura ahangaha mu rugo iwanjye yabaje kureba Gasaro ndaje mbaza imana yabaje kureba Gasaro kuko nawe umugati wari wanyimye bose kugira ngo banza ko petezi